Abakunzi bacu mukurikira ibiganiro byacu ku Munsi TV ndabasuhuje. Ngiye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, mbibutsa ko iki kiganiro cyitwa Ukuri wahishwe, aho tubona ku ijambo ry'Imana ndetse n'amahishurwa akomeye Imana yaduhaye, cyane cyane mu guhishura no gutahura ibinyoma bya Satani. Munyemerere turebe ijambo ry'Imana, hanyuma tuze gusenga twinjira mu kiganiro. Matayo 25:31 gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azaza n'abamarayika be bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso bwe. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwese abudatahaye uwo mugisha muragwa ubwami bwabatunganijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Reka ndakira aho ngaho wenda. Ni ijambo rikomeye Yesu yavuze, agaragaza uburyo hariho ibyiciro bibiri by'abantu. Icyiciro kimwe cyitwa ngo ni ihene, ikindi cyitwa ngo ni intama. Kandi ngo narobanura aba bantu ubwo azabaje ku munsi w'urubanza guciraho abantu iteka, azashyira ihene ibumoso, intama zishyire iburyo bwe. Reka nsenge twinjiye mu kiganiro turebye iri jambo. Ndagushima iteka Mana nziza, ngushime ko warinze ubugingo bwacu kandi kuza kutugira neza, ukampaye n'umwanya wo kunyakubona kuvuga ku ijambo ryawe. Ndasenze ngo ushyigikire imbaraga z'umukora zinzeho cyane, kandi abantu bareba ibiganiro barushaho kungukirwa byinshi no kumenya byinshi kurutaho, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye rero ko mukurikira ibiganiro byacu aho muri hose, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mbaha ikaze mu kiganiro, kandi mbashimiye ko mukomeje kunyungura ibitekerezo. Nakoze ikiganiro kugira ngo mfashe abantu bambajije niba nabasobanurira uburyo abakozi ba Satani bita abapasiteri bakoramo indahiro kugira ngo bahabwe ubutware, bahabwe imbaraga na Satani kugira ngo bakomeze kuyobya intore. Ijambo twasomye ryavuze ngo hari abantu bitwa ihene n'abitwa intama, kandi intama Yesu azishyira ibumoso, ihene azishyire iburyo bwe. Hari abantu rero bahisemo kujya mu ruhande rw'ihene, hanyuma itorero rya Kristo, umugeni wa Yesu, ari ku ruhande rw'intama. Birumvikana. Muri iyi minsi hari amakuru menshi kandi avangavanze ku buryo abantu benshi baguye mu rujijo. Ariko inama nakugira wowe udukurikira ni uko washaka umwuka wera, kuko ibihe turimo birakomeye, ni ibihe by'umwijima w'icuraburindi, aho umuntu ayoborwa n'umwuka wera uri muri we Imana yamuhaye, akamubera urumuri n'umucyo, kubera yuko turi mu gihe kigoye cyane. Amakuru ni menshi, ibihuha ni byinshi, ariko dushaka umwuka wera. Hanyuma tujye kurebera hamwe uburyo abakozi ba Satani bagenda baramya Satani, akabaha imbaraga, akanabazamura mu byiciro bitewe n'icyiciro agezemo. Ndavuga uyu munsi ku musozi witwa Iyobokamana. Nabwiye ko hari imisozi 7 Satani yabwiye ko bagomba gufata, ariko umusozi ngiye kuvugaho n'Iyobokamana ko nicyo Satani nkoreramo, aho mpishurira abantu amwe mu mabanga y'ubwiru bwa Satani baba batazi, kandi abantu benshi bari mu madini babyicayemo batazi iyo biva n'iyo bijya. Ku buryo nawe tubivuze, bamwe dutera amabuye batuye umuntu yaravangiwe, ibyo bintu ni ukubeshya, murasabye abakozi b'Imana, mubafitiye ishyari. Ariko siko bimeze, ahubwo nuko nabo ubugingo bwabo bwamaze gufatwa bugwate, ntabwo twabarenganya. Hanyuma twavuze ubushize ku gishushanyo abakozi ba Satani bajya kuramya cyitwa Baphomet, gifite umutwe umeze nk'uw'ihene, ifite amahembe abiri, ku buryo mu bimenyetso uzabona bakoresha abaramya Baphomet harimo kuzamura intoki ebyiri zerekana ayo mahembe abiri ya Baphomet. Abandi kugira ngo tutamenya ibyo ari byo, ntabwo baterura Baphomet ngo bayitereke mu churches yabo twabibona tukahita tubivumbura, ahubwo bakoresha amadekorasiyo, imitako irimo inyenyeri imitwe 5 twise pentagram. Twayiganiyeho ubushize iyo Chris Ndikumana akoreramo, wa wundi tw'umukozi w'Imana ukomeye cyane mwavuzaga ngo akora ibitangaza agakiza indwara. Hanyuma iyo nyenyeri y'imitwe 5 ta pentagram ni ishushanya neza wa mutwe w'ihene werekana Baphomet ihagarariye Satani Lucifer. Ubundi iyo Baphomet ni nayo muri Bibiliya yitwa
Bayali cyangwa se Beliyali. Turaza kureba uburyo baramyamo Beliyali iyo ngiyo cyangwa se iyo Baphomet, aba ba pasitoro, aba ba bishops, aba ba apostles b'iyi minsi y'imperuka Satani yahamagaye kugira ngo bashe kuyobya intore. Hanyuma iki gishushanyo gitangira bwa mbere cyakozwe n'Umufaransa mu 1307 ubwo umwami wayoboye Ubufaransa witwaga Filipo wa kane yakifashishije mu gukuraho uburyo bwakoreshwaga n'abantu bita ngo ni Knight Templars, hanyuma ashyiraho iyi Baphomet kugira ngo bakomeze kuramya Satani ko bifashishije cya gishusho cya Baphomet. Hari principe Satani akoresha yitwa solve et coagula, turaza kuyireba mu kanya. Solve et coagula ni uburyo Satani abona mwamaze kumenya ikintu kimwe yakoreragamo cyangwa se uburyo yarimo akoramo, akakidisolvinga, akagikuraho, akagisenya burundu, ariko akazakizana mu bundi buryo, mu yindi shusho, hakaza ikindi kigisimbuye mwibwira ko ari cyiza kurutaho, ariko ahubwo aricyo kibi kurutaho. Nuko rero hakuweho, nuko Satani yakoresheje uyu mwami w'Ubufaransa Filipo wa kane mu kuvanaho umuryango w'aba Knight Templars awusimbuza iyi Baphomet. Ifite uburyo iteyemo ku ishusho na ifoto nashyizeho muraza kuyibona. Ifite amahembe abiri, hagati harimo itoroshi y'urumuri. Iyi toroshi y'urumuri ndakwibutsa ko wigeze kuyibona bazengurutse urumuri rw'itoroshi iteye kuriya mu isi yose, no mu Rwanda itoroshi yarahageze, urumuri rwarahageze. Urwo ngurwo uri kubona ku mutwe w'iyo Baphomet, icyo gihene gifite imitwe ibiri, hagati harimo icyo gitoroshi. Iyo toroshi yazengurutse isi yose, izenguruka no mu Rwanda mu kintu cyiswe urumuri rw'imikino ya Olympique, the flame of Olympic Games. Murabyibutse? Iyo toroshi uzayibona ku gishushanyo kiri muri United States of America, muri Amerika, kiri ku ishusho nini cyane yitwa Monument ya Liberty Monument, igaragaza umuntu umeze ufite ishusho nk'iy'umugore, ariko ntabwo ari umugore iyo uyitegereje neza. Ndashaka ko tuzayivugaho nayo ubutaha, muzanyibutse tuyivuge. Iyi shusho yerekana Liberty, nayo yakozwe n'Umufaransa, ndetse n'Ubufaransa bwayikoze buyizanira Amerika nk'impano. Tuzayiganiraho ubutaha, muzanyibutse. Hanyuma iyo uyizuminze neza ukayikurura, uyibona iyo shusho, ubona ni ikibumbano kinini cyane cyambaye ikamba ririho inyenyeri. Ku birenge by'icyo gishusho hariho inzoka gikandagiye, kandi gifite igitabo hano na ya toroshi y'urumuri. Uru rumuri rero ngo rusobanura ngo spiritual awakening. Mwibuka umuhango Chris Ndikumana yakoze avuza rya hembe bise mu shofar. Spiritual awakening ngo ni uburyo bwo kumurikirwa n'umucyo, ariko uwo mucyo n'urwo rumuri ndurumuri rwa Satani niba bamurikiye, birumvikana. Mwibuke ko Lucifer bivuga utwaye umucyo. Lucifer cyo bivuga. Ni naho havuye umuryango wa Satani wibanga witwa Illuminati. Illuminati rero ni ikilatini, ni ijambo illumination cyangwa se illumination, bivuga kumurikirwa. Bivuga ngo aba bantu bitwa abakozi b'Imana, kuko bamaze kumurikirwa n'umucyo wa Satani. Niyo mpamvu uzasanga bafite ubwenge bw'inzoka. Ubwenge bw'inzoka ni ukuvuga ngo ibintu bakora by'ibitangaza by'ibinyoma tukabitaba hatari, ni ubwenge bw'inzoka. Hanyuma intoki ebyiri uza kubona gifite cyazamuye intoki ebyiri, izindi ziri kureba hasi muri ubu buryo. Ndakwibutsa ko uzazibona ku gishushanyo cyerekana uwo bita Yezu muri Kiliziya Gatolika. Iyi foto uzabona muri Kiliziya Gatolika yerekana uwo bita Yezu, abafite intoki ebyiri zihagaze gutya n'izindi ebyiri zireba hasi. Urunguru rw'igikumwe rumeze rutya, ngo bisobanura yuko icyiza n'ikibi bigomba kugendana.
icyo ni icya mbere, kuko kuri iyi foto nashyizeho ntabwo bigaragara neza, ariko izi ebyiri ngo zerekana white moon, ukwezi k'umweru kwera, hanyuma izi ebyiri zimanuke zireba hasi ngo zisobanura black moon, ukwezi k'umukara. Wibuke ya principe twaganiriyeho ya esoterisme yo muri Aziya bita yin and yang, umukara n'umweru, ikiza n'ikibi biragendana. Ngiyo principe ya Satani, nuko ngo ikiza n'ikibi bigendana. Hanyuma twihuse, iyi shusho rero urabona mu gatuza kayo ahagana nko kunda hashinzemo inkoni yitwa the staff of Hermes, inkoni ya Hermes. Hermes ni iki? Ni ikigirwamana cyasengwaga n'abagereki mu gihe cya kera, cyatangaga ubwenge ku bijyanye n'ubucuruzi, ubukungu. Ariko iyo nkoni ya Hermes ubona iriho amababa abiri gutya, ndayishyira ku kiganiro murebe iyo foto y'iyo nkoni ya Hermes. Inakoreshwa mu buvuzi muri iki gihe cya none. Bivuze ngo ni ubwenge bavoma muri mitoloji y'abagereki ya kera, mu bupfumu bw'abagereki mu gihe cya kera, aho iyo myuka yakoraga mu kigirwamana cyitwaga Hermes, yafashaga abantu bakiramya kugira ubwenge mu by'ubuvuzi, kuvumbura imiti na farumasi. Uzarebe kuri farumasi, kuri ambulance, uzasangamo iriya shusho y'inkoni ya Hermes yizingurijeho inzoka ebyiri zifite amababa abiri. Aya mababa abiri asobanura Lucifer, Satani, kuko ni umumarayika wigumuye, it is an angel. Izi nzoka ebyiri zizingurijeho zisa nkaho ziri kurebana, urabibona, nazo zisobanura Satani, Lucifer, byanze bikunze. Hanyuma iriya nkoni rero ngo ni inkoni ya Caduceus. Caduceus ni ikigirwamana cy'abagereki cya kera. Ni uburyo izo mbaraga zose bavoma muri mitoloji ya kera ziba zikorera muri icyo kigirwamana cyangwa se mu gishushanyo cya Baphomet. Ni gute rero aba bapasitori bajya kuramya Baphomet muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nakubwiye ko bigoye ko wabona muri church zabo babishyizemo ngo twaze tubivumbura, ahubwo bakoresha nyenyeri twise ngo ni pentagram. Hanyuma iyo uyu muntu ashinze idini, azakoresha imbaraga za Satani, hari intambwe agomba kugenda atera kugira ngo bamugeze kuri level ya nyuma. Ndavuga indahiro 3 bakora muri Freemason, hanyuma mvuge n'uburyo bwo kuramya Belial banyuze mu gishoro cya Baphomet. Hanyuma iyo afunguye church, bamuha imbaraga z'abadayimoni ziza kurukirita abantu zikabinjiramo, zikabategeka kuza mukamwatendingaho, mukajya muri church ye mukamugira nk'Imana yanyu. Iyo bamaze kuba benshi, hari imihanga agenda akora igenda imuzamura ku nzego kuzajya kuri level ya nyuma, aho akora indahiro ya nyuma ayikoreye imbere ya Baphomet ihagarariye Satani, agatangira uwo mwanya umuhango kujya aramya Baphomet mu buryo nza kuvuga, ariyo Belial cyangwa se Bayal. Ibi bikorwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ku buryo mwebwe mu muri imbere uwo mupastor cyangwa se uwo muapostle mutamenya ibyo arimo akoresha ibyo ari byo. Hanyuma kimwe mu bintu bamutegeka ni ukuterekana yuko ibintu akora biri satanike. Bashyiraho ikipe y'abaririmbyi, worship team ihogoza, abana bazi kuririmba bakavuga Yesu ariko atari Yesu wa nyawe. Hari umuhungu watanze ubuhamya ndumirwa, aririmba muri worship team ikomeye muri uru Rwanda, arahogoza, afite ijwi, n'ukuri n'indirimbo zabo nanjye ndazikunda. Harimo indirimbo imwe baririmbye, reka no kwivuga titre yayo. Uwo muhungu yatanze ubuhamya, ni umusore wantona uririmba neza. Yatanze ubuhamya avuga ukuntu yigeze gusimbuka arimo arasirimba ku ruhimbi, akabure k'urumogi yibagiwe agashyira mu mufuka, kagwa hasi baragatoragura, yari hanywa. Avuga ukuntu mbere kwinjira mu rusengero kugira ngo batangire kuramya,
we yabanza kubanza agakubita urumogi nk'amabura atanu, yamara kurwuzuza ijwi rikaza akajya ku ruhimbi, inspiration demoniaque ikaza akaririmba kwera akavuga Yesu, ariko Yesu utari uwa nyawe. Abantu rero bigisha inyigisho zikora ku marangamutima y'abantu, zikangura amarangamutima y'abantu ku buryo umuntu wese uzumva yumva zimuryoheye. Urugero, nk'ibi biganiro nkora abantu benshi ntabwo bikunda, n'ikimenyimenyi uze kuri ama video yanjye abantu bayareba bari bo views zigira, kugira ngo video yanjye izagira views 1000 ntibibaho, ni 400, 200, 300, 500, ariko aba bantu bo ibintu byabo yabiryoheye amatwi kuryagaza imbere yakavuga wamuye bifite byose. Kubera iki? Ntago bakomeretsa kukuri ngo bakore bavuge ku cyaha, babwirize ku cyaha, babwira abantu ko bagomba kwihana ibyaha ngo batazarimbuka, ahubwo bavuga ibintu bijyanye n'ibyo abantu bashaka kuyabute bashaka kumva. Izo ndirimbo baririmba nuko zimeze, ntago baririmba indirimbo z'agakiza zitanga ubugingo, ahubwo baririmba ibintu bisa nkaho bikora ku marangamutima ngo abantu bishime banezerwe. Hanyuma twihuse rero, kavuga indahiro 3 bakora. Indahiro ya mbere bakora yitwa apprentice. Apprentice ni indahiro y'umutangizi witwa beginner, winjiye muri ubwo buryo bwo kuramya Satani, ariko yanyuze mu buryo bw'iyobokamana biri mu mutaka wa Freemason. Apprentice kimwe n'indahiro ya kabiri ngiye kuvuga wenda yitwa Fellowcraft. Bakora izi ndahiro ubarahiza ubwo ni uwo bita ngo ni Master Mason, maze kubikamirika uri kuri level ya 3, yambara itabliye ingushushanya umukozi, les ouvriers. Hanyuma ibiriho ibirango bya Freemason. Campus ni eker iri kumwe na square. Campus ntago ari eker, campus ni kompa, aka gacamurongo kakanu gashushanya uruziga. Abana bakunda gukoresha mu gushushanya uruziga kitwa kompa. Campus ibiri kumwe na eker ni ibirango by'aba Freemason, ni ibishushanyo biranga aba Freemason. Kompa iriho na eker. Hari urusengero mu Rwanda badekoye ku ruhimbi rwabo mu buryo bw'ibanga bashushanya iyo ekeri. Ekeri nyine ni akantu gapima inguni, hanyuma banashyiraho ya kompa mu buryo bwa decoration, ku buryo cyo ta interior design mu gihe urwo rusengero ku ruhimbi ya designize mu buryo bwa ya kompa iri kumwe na ekeri by'aba Freemasons, n'ibara ry'ubururu twavuzeho ubushize ndabize gutindaho ku buryo utabasha kumenya ibyo ari byo. Iyo winjiyemo muri urwo rusengero winjiye muri Masonic Lodge, ariko abayobozi bakuru nyine biye church barabizi neza ibyo bakora, ariko nyine nta mazibagwa nimwe turi kubura kugira ngo nyamuneka muhunge mve muri ibyo bintu bitazabarimbuza. Hanyuma apprentice nani yitwa ngo ni Fellowcraft, ni ndahiro ebyiri bakora bakazikorera kuri Bibiliya, igitabo cya Bibiliya y'aba Freemasons bitwa Masonic Bible, irambitseho eke na ya kompa mu buryo bwerekeranye gutya, hanyuma ukarambika ikiganza kimwe kuri ya Bibiliya iriho keri na ya kompa, ikindi kiganza gifashe inkota mu ntoki. Biravuze ngo iyi nkota isobanuye ko uzarwanirira ubwami bwa Satani, ukanemera kumena amaraso kugira ngo urwanirire ubwami bwa Satani. Amagambo bakubwira n'imitongero gushyiramo biragufata aho hantu hakura abadayimoni bakaze ku buryo level ya nyuma uyikorera muri Leta Zunze za Amerika mu mujyi witwa Salem mu ntara ya Massachusetts, ahantu hari ikitwa Satanic Temple cyangwa se the Temple of Satan. N'urusengero rwa Satani ruri aho muri Massachusetts. Abantu bajyayo bakajya kurahindahiro ya nyuma twabonye yitwa Master Mason. Nubwo tukona uri pastor, uri bishop muri Freemasons, aba yitwa Master Mason. Bivuze iki rero? Uyu muntu abageze ku rwego rwo kwihura na Luciferi, Satani Luciferi, kandi akamuha imbaraga zizatuma bya bikorwa byo kuyobya byagurira mu isi yose, kandi ndahiro ayikora yamaze gutanga igitambo cy'amaraso, ndetse babita ngo ni
bafite imvugo ijijishije bakoresha nyine aba muri icyo kintu, muri iyo timu bafite indamukanyo baza kuramukanyamo, barakunda kuramukanyamo wenda ntatindaho, bafite ibimenyetso bakora kugira ngo bamenyekane, amenye mugenzi we. Rero uburyo bo biyita babyita ngo ni brotherhood, mbese ngo ni abavandimwe, ubuvandimwe, brothers. Iyo yatamye igitambo rero cy'amaraso, yagiye kuri ndahiro ya nyuma asangira cya gitambo, ubwo ni cy'umuntu birumvikana, ni amaraso y'abantu, ntabwo ari ihene cyangwa se intama. Basangira cya gitambo muri cya kintu cyitwa brotherhood, hanyuma akakura imbaraga zigiye gutuma expandinga bya bikorwa ku isi yose. Nibinkundira utaha nzababwira amatariki bakunda gutanga ibitambo by'abantu yitwa occult dates, mbabwire n'iminsi precisely bakunda gutanga ibitambo, ndetse bagira n'iminsi yo gusenga Lucifer aho ngaho i Massachusetts kuri Temple of Satan. Nibi nakunda yo tuzareba imihango bahakorera kugira ngo duhumuke batazatuyobya. Hanyuma nibwo uzabona rero uyu muntu watangiye cyacu muri quartier mumuzi astragoringa apfundikanye, mukabona abantu baraje, mukabona yubatse etage y'urusengero, ari umuntu umwe individu, mukabona koze church ya danje, ari umuntu umwe, mukabona atangiye kwagura amashami, ukumva ngo afunguye ishami i Rwamagana, afunguye ishami rya ya church ye i Huye, mukumva yafunguye ishami rya ya church ye mu Bufaransa, mukumva afunguye ishami muri Amerika, mukumva afunguye ishami mu Bubiligi, mukabona atangiye kujya azenguruka isi yose ari mu ndege abwiriza muri ya church ye, kandi abantu buzuye, murabazi bameze gutyo. Wendo twavuze ni Chris Ndikumana, muzi uburyo azenguruka isi yose, yakoze igitaramo muri Cote d'Ivoire, agikoreye muri Cameroon, agikoreye Bujumbura n'ahandi mu Bubiligi, murabizi ko yabifatiye aba mu Bubiligi, ndabasuhuje. Buriya aba yarakoze iyo mihango yose kuburyo agera kuri level yo ku-expandinga no bya bikorwa byo kuyobya abantu ku isi yose. Niyo mpamvu turimo dukora umurimo w'Imana mu gihe kigoye gikomeye, duhanganye n'izi mbaraga za kidayimoni zamaze gufatisha abantu, ariko umwuka wera ab'Imana agenda baroba gahoro bagahumuka, bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana bakabivamo, kuko aba bantu babatumye ubugingo bwanyu, kandi misiyo bafite no kurimbuza abantu benshi. Uhereye icyo gihe uzabona abantu bagize igitinyiro gikomeye, uko wari umuzi ubona yarahindutse, ubona yinjiye muri church na bodyguards, kuko hari level bagezeho. Ubona yaguze private jet, afite aba bodyguards, ntiwapfa kumukoraho. Ubundi umwungeri mwiza yita ku ntama ze, ubundi umwungeri mwiza agenda imbere y'intama, umwungeri mwiza aca bugufi, umwungeri mwiza yita ku ntama, akaziguyaguya, akazisura, akamenya ibibazo zifite, akaziganiriza. Ariko abo mu rubyaro rw'inzoka ikizabakubwira ni ihene, baba batinyitse, uzabona utamwegera kandi ari pasiteri wawe, kumusaba randevuga gusengere ntawe wapfa kumufatisha, ntapfa kumubona. Kubera iki? Aba yavuye ko yandahiro ya nyuma, kandi ari kuri level yo ku-expanding, yo gukwirakwiza no kwagura bya bikorwa byo kuramya Satani ku isi yose. So lastly, reka tureba kanyuma rero, ni gute baranya Beliyali kandi bakamuramya muri Baphomet, baciye muri Baphomet. Reka bisa nkaho mbyuririraho, mbabwira umunsi bagiraho gusenga Satani muri Amerika. Uwo munsi ni buri wa gatanu. Buri wa gatanu nibwo aba bantu bahurira muri Amerika, aba ba pastor, aba ba bishop, abahanuzi bakomeye, ba Marcelo Tunasi, aba Chris Ndikumana n'abandi havuze amazina, nibwo bajya muri Amerika mu mujyi wa Massachusetts kuri Temple of Satan. Iyo temple irahari, abari muri Amerika mutubwire, murabizi ko ihari, abantu barahaza bakagadaringa bakaza kuramya. Hanyuma tugiye kureba umuhango umwe
bakora mu kuramya Beliyali. Hanyuma dusenga. Imandwa za kera mu Rwanda, iyo habagaho umuhango wo kwimika umuntu mushyashya, initiation, kwinjiza umuntu mushyashya mu mandwa, habaga ibikorwa byo guhimbaza Satani, bari kumwinjizamo, bakamunywesha itabi ryinshi, bakanywa inzoga nyinshi, n'abandi bakarinywa bakanywa n'itabi ryinshi cyane, bakanywa n'inzoga, bakabyina bari bazengurutse, bakabyina bazengurutse wa muntu, bakabyina muri style yo kunama no kunamuka, tubyite guhena no guhenura, bambaye ubusa buri, abagabo n'abagore, umukwe n'umukazana, umwana na nyina, na se na sekuru na sebukuru na nyirabukwe. Nuko byagameze mu mandwa, naho habagamo ikintu kimeze nka brotherhood. Batakazaga identity yari isanzwe ko hari sano ya famille mutenye, uburyo muzanyemo murakorana, muri inshuti muraturanye, ahubwo bakijya mu kintu cyitwa brotherhood. Iyo brotherhood rero yaba connecting kuri connection ya Satani, imyuka y'abadayimoni ikavikuzimu ikabinjiramo, bagatangira gusambana nta rutangira. Sebukwe agasambanya umukazana, umwana agasambanya nyina, umugabo agasambanya umwana we, bagakora amahano atabaho muri yo rituel yo guhimbaza Satani mu muhango wo kwinisiya cyangwa se kwinjiza imandwa nshyashya. Babyitaga kwatura. Muri Freemason, uyu muntu warahindahiro ya nyuma, ndetse na nyuma yuko arangije kuri iyo ndahiro, habaho umuhango wo kuramya Beliyali cyangwa se ya Baphomet, mu gikorwa cyo gutingana. Nguko uko baramya Beliyali. Satani abategeka gutingana. Biravuze ngo aba bantu bose muzabona muri aya churches bakoze amadini akomeye yitwa mega churches, are DVD, abantu umuntu we afite private jet nk'eshatu, afite churches mu isi yose, murabaza kuri bitangaza by'ibinyoma, nkunda kuvuga kuri Chris Oyakilome wo muri Nigeria n'abandi muzi. Umwe mu muhango wakora buri wa gatanu bategetswe no kujya kuramya Beliyali, ariwe Baphomet, mu buryo bwo gutingana. Biravuze ngo abantu bose babatinganye, ntabwo ari ukwinezeza, ntabwo ari ukwishimisha as such, ahubwo ni worship, ni uburyo bwo gusenga no guhimbaza Beliyali. Reka soze ikiganiro. Nuko rero aba bantu baramya Beliyali ngo bakavoma imbaraga, bituma ngo bavoma imbaraga za Satani zituma bakomeza kuzamuka mu kintu bita ngo ni spiritual awakening, cyangwa se mu kugira ngo kumurikirwa n'abadayimoni, kumurikirwa na Satani kugira ngo bagere mu nzego zo hejuru, mu gukora ibitangaza by'ibinyoma byo kugira gute, byo kubahwika no kubayobya. Reka nsoze ikiganiro cyo kuba kirekire cyane. Nguko uko aba bantu bahabwa imbaraga. Ugeze kuri level ya nyuma mu guhimbaza Satani nicyo akora. Kandi buri wa gatanu ni umunsi wo kujya gusenga Satani mu kiswe brotherhood, bagahurira hamwe. Kandi bahuye bagiye kuramya Satani icyo gihe kuri wa gatanu, umunsi wo gusengaho kwabo, nibuke rya dini risenga ku wa gatanu. Hanyuma ni nabwo basangira igitambo cy'umuntu uba winjijwe, kuko iyo winjijwe muri iyo systeme uri mushyashya, muri ya ndahiro twavuze ya betwa apprentice, ugomba gutanga igitambo cy'amaraso, hanyuma kugira kuri level ya nyuma ugahura na Satani nyirizina, ugasenga Beliyali, hanyuma mugatingana nk'uko mu mandwa byabaga bimeze. Ndabashimiye ko mwakurikiye iki kiganiro, kandi ndagira ngo musangize aya makuru abandi, musangize aya makuru abantu bamenye ibi bintu. Abantu bari kuyobagurika, abantu bagiye kurimbuzwa no kutamenya, bazi ko hakurya abakozi b'Imana kandi ari abakozi ba Satani. Reka dusenge Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndagushimiye iteka Mana nziza, ngushimiye ko wabanye nanjye muri iki kiganiro,
turi gukora umurimo mu gihe kigoye, aho Satani yahagurukije abakozi benshi kugira ngo bayobye intore, ariko ndasize ko ikiganiro gishoreza imbaraga z'umwuka kugira ngo abantu benshi bazakireba bahumuke, bamenye ukuri, kandi umucyo wawe uva ku mwuka wera ubamurikire, bave mu mwijima wa Satani. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen.